Yesu ashimwe cyane bene data abakozi b'Imana nongeye kubasuhuza ngire amahoro y'Imana ni mwene so Nzeyimana Batshabani basuhuza shimye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana aba ndi umunyeshuri muri ishuri rya Promise Bible Center nkaba naranigize umugisha wo kuba ndi kwiga agiye kwiga mu masomo asanzwe muri masters ndi kwiga mu Buhinde. Rero ngeze umugisha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko twabisabwe, kandi ndizera neza nashidikanya ko riri bwagira umumaro muri rusange. Nagira ngo rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga tugiye kuganira ku bintu bigera kuri bitandatu biranga umukristo nyakuri. Ibintu bitandatu biranga umukristo nyakuri. Mbere yuko tuvuga ku bintu biranga umukristo nyakuri, ushobora kwibaza se bundi umukristo ashobora kuba umukristo atari ukuri? Yego, birashoboka. Tugendeye ku ijambo ry'Imana no ku byo Yesu yigeze avuga ku mugani w'urukungu n'amasaka. Yaravuze ngo ubwo umubibi yazaga kabiba, yamara kubiba hakaza umwanzi ngo akanyanyagezamo urukungu. Abigishwa baravuze ngo ba nyiri umurima yaravuze ngo turandure urukungu kugira ngo amasaka akure neza, ariko yarababwiye ngo nimureke bikurane, ku munsi w'isarura nibwo nyiri amasaka azarobanura urukungu mu masaka. Rero birashoboka ko umuntu ashobora kuba mu rusengero akaba yitwa umukristo, nyamara imirimo ye n'ibikorwa bye bya buri munsi bitagaragaza neza ko ari umukristo, ko yemeye kuba umukristo agakurikira Kristo. Nagira ngo rero tusome ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho wa 47. Turaza no gusoma mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 24. Reka tubareho tunahera mu kubara igice cya 14 umurongo waho wa 24, maze twumve icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe. Kubara igice cya 14 umurongo waho wa 24 mu gitabo cya Mose cya 4 cyitwa kubara igice cya 14. Turasoma umurongo waho wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Amen. Reka dusome no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice kinini cya mbere, hanyuma dusome n'umurongo waho wa 47 kugeza 43 kugeza 48. Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, hanyuma igice cyaho cya mbere turasoma umurongo waho wa 47 tugeze 48. Reka dusome 43. Turavuga ngo Natanayeli aramubaza ati, mbese Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aho ari, amuvuga ati, dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Amen. Ndumva ari amagambo nshaka kugira ngo tuganireho mu mwanya ungana nayo dufite umukristo nyakuri. Ijambo dusomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni inkuru z'umwe mu bigishwa ba Yesu witwaga Natanayeli, ariko bari babiri bari kugenda, Filipo na Natanayeli bagenda mu nzira, bagenda baganira. Amubwira inkuru ya Yesu, aramubwira ngo uwo Mose yanditse n'abahanuzi mu mategeko n'abahanuzi bakamuvugaho ngo twamubonye ni Yesu w'i Nazareti, mwene Yosefu w'i Nazareti. Aravuga ngo mbese Nazareti ari ikiza cyaturuka? Aramubwira ati, ngwino urebe. Hanyuma Yesu ari kumwe n'iteraniro rigari n'abandi benshi, aramuvugaho ati, dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya.
byari bimenyerewe ko i Nazareti hari ahantu hanenwa hatabwaga agaciro. Ni nko kumva ko umuhanuzi mukuru ukomeye, umuyobozi mukuru ukomeye yavukiye mu cyaro kibi cy'ahantu habi. Kiba ari igitangaza, birashoboka ariko kiba ari igitangaza. Rero nawe uko yarahaze aravuga ngo i Nazareti hari icyiza cyahaturuka, ariko aramubwira ngo ngwino arebe. Yesu akimara kumubona aramubwira ngo dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Ngewe rero nakuyemo ijambo ndavuga ati ntago ari umwisirayeli, twese ntabwo turi abisirayeli, ku bw'isezerano turi abisirayeli, ariko ku bw'akavukire twebwe ntabwo turi abanyamahanga, ariko kubw'amaraso ya Kristo nibwo twaje kwinjira muri iryo sezerano. Nariyise rero ndavuga ngo ni umukristo nyakuri udafite uburiganya. Imana ishimwe cyane. Bene data, biradukwiriye ko mu buzima bwacu bwa buri munsi kuba twaramenye Kristo bikwiriye kudufasha kugira ngo tugaragaze ko turi abakristo mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora no mu byo tugenderamo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana twasomye mu kubara ryatubwiye ikintu gikomeye, rivuga ku nkuru z'Akarebu, ubwo Mose yatoranyaga abatasi bagera muri 12 bari bahagarariye imiryango yose uko ari 12 y'Abisirayeli ngo bajye gutata igihugu cy'i Kanani Imana yari yarabasezeranije kuzabaho gakondo. Hanyuma baragenda baragitata. Bamaze kugitata bareba igihugu cyiza kirimo amata n'ubuki, cy'amata n'ubuki, kiri mu butaka bwiza kimeze neza. Hanyuma ariko bagisangamo abagabo barebare cyane. Hanyuma ngo bakireba abanyamaboko, bituma bazana amakuru y'inca mu mugongo ati igihugu ni cyiza, ariko abagituye n'abanyamaboko ntabwo tuzi ko twabasha kugenda tukabakuramo. Ariko Yosuwa n'uwitwaga Kalebu babasha guhamiriza no gukomeza Abisirayeli. Barababwira ati nubwo bimeze bityo, nubwo twabonye abo bagabo, ariko ku isezerano Uwiteka riduhaye abo bagabo tuzabasha kubarya nk'imitsima, kuko hari icyo Imana yavuganye natwe. Umukristo nyakuri akomeza kugira ibyiringiro no kuremesha abandi amahoro. Jambo rero nibwo hano ijambo ry'Imana, ubwo Imana yaribwiye Mose arambwira ngo muri abo bose babashije gutata igihugu ndetse n'abandi, ntawe uzabasha kujya kugira igihugu cy'isezerano warurengeje imyaka 20 muri icyo gihe. Aravuga ngo keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiye mu rugero rwe ruzakigira gakondo. Imana ishimwe. Umukristo wubaha Imana mu buzima bwe, urangwa no gusenga, urangwa no gusoma ijambo ry'Imana, urangwa no gukora ibikorwa byiza, urangwa no kugendana n'Imana, Imana imutangira ubuhamya bwiza. Kandi hari n'aho abandi bashobora kuburira bakabonera, ariko igikwiriye ni uko ubwo buzima bw'umukristo abamo bugotuma Imana imunezerwa ikamwishimira. Imana ishimwe cyane. Ibintu rero bitandatu tudatinze kuko tugomba gukoresha igihe neza nk'uko tugifite. Ibintu bitandatu biranga umukristo nyakuri. Ikintu cya mbere arangwa no kumvira Imana. Kumvira Imana tubisanga mu gitabo urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 7. Abaheburayo igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 7 haranditswe ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyo bitaboneka, akabaza inkuge byo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi. Arangwa no gukiranuka kuzanwa no kwizera. Uyu Yobu niyo usomye mu itangiriro mu gice 9:22 naho habyerekana gutyo ko yumviye Imana ikamuha mezire z'uko agomba kubaza inkuge, ndetse bigaragara ko yabashije no kumara imyaka irenga 120 yubaka. Kubaka umwaka umwe birashoboka, n'imyaka 2 wenda wakihangana, ariko yumviye Imana bigira ko yubaka inkuge imyaka 120. Icyo ni igikorwa umukristo umuntu utabasha gushobora kumvira Imana bitagaragaye inyungu z'ako kanya, ariko ashaka kurenga akiza ubugingo. Umukristo iteka aharanira kumvira Imana kugira ngo akize ubugingo bwe kandi abashe kuyubahisha. Icya kabiri kiranga umukristo nyakuri, ahitamo Imana ibihe byose. Mu gihe haje amahitamo
asaba kugaragaza nimba uri umukristo cyangwa se hari ibindi by'inyungu bagomba kurengera. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo yanjye byahindutse igihombo kubwo kuronka Kristo, byambere igihombo kubwo kuronka Kristo. Iyo usomye ijambo ry'Imana ukareba mu Baheburayo no muri igice cya 11 umurongo wa 24 tuhasanga inkuru zerekana ngo kwizera ko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara imyaka yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitsa bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Imana ishimwe, haleluya. Umukristo iteka mu gihe haje amahitamo kutumvira Imana cyangwa se guhitamo ibibi, cyangwa ukabona ubutunzi ugasuzugura Imana, no guhitamo kumvira Imana ukaba warenganywa, iteka amahitamo azamo kumvira Imana. Haleluya. Umukristo iteka nyakuri ntabwo ahitamo ibisuzuguza Imana, ahitamo ibigomba kubahisha Imana. Na Mose ngo kwizera kwatumye Mose ahitamo yanga kwita umuhungu wa Farawo, ahubwo ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje ko gutuka bamuhora Kristo. Umva aka kantu, guhitamo gutekereza ko kurenganwa bamuhoye Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose. Imana ishimwe. Icyo ni ikintu cya kabiri mu Kristo kimuranga, mu Kristo nyakuri. Imana ishimwe. Cya gatatu, Imana imubera ibyiringiro mu buzima bwe bwose, ni naho akura ubuneshi. Imana ishimwe cyane. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ryanditse muri Samweli wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cyaho cya 17 umurongo waho wa 26, umurongo waho 26 tuhasanga uburyo Dawidi ngo maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica Umufilisitiya agakora Isirayeli igitutsi bazamugorera bate? Mbese Umufilisitiya utakebwaye usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Abantu baramusubiza ati, uko niko bazagorera umuntu uzamwica. Sinshatse kuvuga, ariko icyo nshatse kuvuga ngo akura atekinga ibyiringiro, afata ibyiringiro abikuye ku Uwiteka. Abandi bose bari bacitse intege, hari habuze umuntu wo kurwana n'Umufilisitiya Goliyati, ariko kubera ko umukristo nyakuri, nubwo bigaragara nk'ibirumbaraye imbere y'ubuzima bwe, akwiriye kumeza kwizera Imana kari ibyiringiro. Niko kubaza ngo mbese umuntu uzica Umufilisitiya azagororerwa iki? Bamubwira ibyo azagororerwa. Iyo usomye hepfo uburyo yagiye kurwana n'Umufilisitiya, yaramubwiye ngo ubwo yaramuboye aramubwira ati, Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzu w'umuranga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, kunteranya inkoni mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera kuyana Dawidi mu izina ry'Imana ze. Ariko Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranya inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe ndagutera mu izina ry'Uwiteka nyir'ingabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Imana ishimwe cyane. Umukristo akomeza kugira ibyiringiro bikuye ku Mana. Rero ndumva ari ibyo bintu. Icya kane, umukristo arangwa n'ukuri mu byo akora byose. Ijambo ry'Imana tusoma muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 3, haranditswe ngo rigenzira n'ukuri n'ubugingo ntaho ujya kwa data ntamujyanye. Umukristo akwiye kurangwa n'ukuri muri byose. Icya gatanu, umukristo arangwa n'urukundo. Bibiliya irambwira ngo udakunda wese ntazi Imana. Iyo tusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 8, ndavuga ngo udakunda wese ntabwo azi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ndetse iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 7, tubona ijambo rivuga ngo umuntu udafite umucyo wese, utagendera mu mucyo w'Imana, nta sano afitanye n'Imana. Cya gatandatu rero, umukristo nyakuri arangwa n'umucyo. None se nshuti mwene data, dusoza tubonye ibintu bigera kuri 6 bikwiye kurangwa umukristo: kumvira Imana, guhitamo Imana ibihe byose, gufata Imana akaba ari yagira ibyiringiro ko Imana ari yo mucyo, kurangwa n'ukuri, ndetse kurangwa n'urukundo mu byo dukora. None uyu mwanya dusoza, waba ubona ibi bintu bikuranga kuba umukristo? Ni iki ukwiriye ubona udafite ugasaba Imana k'igitanda? Reka dusenge muri aka kanya, nizere ko Umwuka Wera agufasha kukuyobora kugira ngo umenye ko uhagaze. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko amagambo duhaye. Nsengeye mwene data ukurikije ijambo ryawe, kugira ngo ibi bintu biranga umukristo nyakuri, arebe icyo adafite, agusabe kugira ngo ukimuhe, kuko Imana yuzuye urukundo.
ngaho bana natwe utwiteho muri